Tugiye kurebera hamwe amategeko agera muri 5 ugomba kujya mu kizamini cya provisoire umaze kumenya ufite mu mutwe neza 100%. Aya mategeko nuyayiga neza kuko tugiye kujya twigana amategeko y'umuhanda mu buryo busesenguye ku buryo umenya buri kimwe icyo ari cyo cyose 100%, ndetse ukaba wava kuri ino channel ujya gukora ikizamini kandi ukaza ufite provisoire yawe bya burundu. Niyo mpamvu rero ngushishikariza wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira muri izi content zigiye zitandukanye. Tuzajya tuzana ababizi kuturenza ndetse n'ababizi kukurenza. Niyo mpamvu rero udakwiye gucikwa n'ibi biganiro bigufitiye inyungu kandi nanjye bimfitiye inyungu. Kora subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera. Ngayo nguko rero. Okay, twagiye ku kibazo cya mbere noneho rero sasa. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo cya mbere kiravuga ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bikurura iyo bigenda bigomba kugira A. Ikibiranga, B. Imyanya yo kwicaramo, C. Ubiyobora, C. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turongera tugisubiremo. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana iyo bigenda bigomba kugira A. Ikibiranga, B. Imyanya yo kwicaramo, C. Ubiyobora, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo hano kirimo ni C. Ubiyobora. Ubiyobora nicyo gisubizo cya nyacyo. Reka twongere tumanuke ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa ikinyoteri bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwerekana abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana A. Iburyo, B. Ibumoso, C. Iburyo cyangwa ibumoso, D. Ku ruhande. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko nk'ahangaho iyo ucunze nabi rwose uravangirwa, birakuvangavanga. Ni ukuvuga ngo igisubizo cya nyacyo ni iburyo cyangwa ibumoso, ari byo bisobanuye ngo niba acanye iry'iburyo agiye guca iburyo, niba acanye iry'ibumoso agiye guca ibumoso. Igisubizo ni C. Reka noneho rero twimanukire ku kindi kibazo cya gatatu. Icya gatatu kiravuga ngo ijambo ikinyabiziga gifatanyije bivuga ikinyabiziga gikomatanyije kimwe ari ikinyabiziga gikurura ikindi ari A. Igikomatanyije, B. Makuzungu, C. Rumoroki, D. Igikururana kabiri. Igikururana kabiri. Igisubizo hano ni B. B aricyo gisobanuye ngo makuzungu. Igisubizo ni makuzungu. Reka twimanukire rero ku kibazo cya kane aricyo kinakurikira icya nyuma. Ibyo ari byo byose abakozi babifitiye ububasha bashobora gutegeka kugenda. Reka twongere tugisubiremo neza. Ibyo ari byo byose abakozi babifitiye ububasha bashobora gutegeka kugendera A. Ku mirongo iteganye, B. Ku mirongo ibangikanye, C. Ku mirongo ibiri, D. Ku murongo umwe. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo hano rero ni B. Ku mirongo ibangikanye. Ukundi nyine haba harimo faze izamuka indi imanuka, uw'iburyo n'uw'ibumoso bashobora kuwuhindura icyerekezo kimwe.
nibyo bishatse gusobanura aha ngaha. Icya gatanu rero, ijambo inzira y'ibinyabiziga bisobanura inzira z'ikinyabiziga. Ijambo inzira y'ikinyabiziga bisobanura a. Inzira z'ikinyabiziga,